ugiye kutubwira iyo ugiye gusohora vuba aha rero bayitegereze bayizi yitwa ngo iki? Ngiye gusohora vuba ni indirimbo bita Nosheya. Nosheya? Yitunyuriremo twumve. Kutemvye mami kumubona ni ikoze, sometime niwe utuma nkora ingoma, icyo nshaka niwe kumukoraho ni choice, ubwiza bwe nibwo butuma nitoneka, she's like bwiza azaza ni debi, tinda sinyanseba ndeba ndasunika numve, reba ndi kubiri cyuya ndauze defo yo, just like you turi kumwe jewe mba numva ndi no gupfa, look in my eyes ndi kuva basi malo ngutemo Nosheya with Kigali mami tali finali, ndamubona ngasara gatubwenge nga papa, ndamubura nkarira byaba ngombwa nkatsapa, ngakumbura yo picture nkanamutipola penzi. Yes, ibihe byiza aho dukurikiye umunsi ku wundi nk'ibisanzwe ni kuri Papa Kenji TV. Tugize amahirwe akomeye cyane, tubonye umutumirwa afite byinshi kuri we cyangwa se mu mutima we, afite ibyo agiye kudusangiza, gusa amakuru namenye nuko ari umuhanzi. Njye rero mugiye kubana nawe nitwa Emmy Pictures. Rero nawe reka tumwakire mu kiganiro atangira twibwira ndetse n'ibindi bigenda biza aragenda bitubwira. Yes, watangira wibwira abakurikiye. Murakoze cyane, ibi by'agaciro kwakirwa hano kuri Papa Kenji TV. Amazina yanjye banyita Hashirodas, ku mazina y'ubuhanzi. Wirihe? Hashirodas. Hashirodas? Yes. Bikomeye cyane. Yakomeye ariko niryo nahisemo. Ubu abantu kumenya ntibizajya bibagora? Ntabwo bigoye, ni ukwandika hashi, ntabwo ari ibintu bisaba icyongereza, ni mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda ngo? Hashi. Ubwo izina ryitwa ngo hashi? Hashirodas. Hashirodas? Iryo zina warikuye he cyangwa se n'icyatumye ryiyita? Cyatumye ryiyita ibijyanye na hashi. Hashi ahantu nabikuye cyane cyane mu gukunda Christopher, niwe muhanzi nakuze nkunda ngenderaho, mfatiraho urugero. Christopher se yitwa hashi? Oya, ndakubwira impamvu nyine. Noneho Christopher aza gukora indirimbo yuzuye yitwa hashtag. Nkajya nkunda ku ishuri rero, hari ukuntu iyo muri gusoza ukora ibintu by'ibitaramo. Muri ibyo bitaramo rero nakundaga kujya imbere nkayiririmba, nza kwiyita hashi. Hashi nza kongeraho Rodas. Navuga ngo iyo hashtag niho hakuye ku kantu kabanza ka hashi. Christopher se muraziranye? Ntabwo tuziranye, gusa n'umwe mu bantu mforowinga nkunda nkurikira. Muri make uri umufana we? Ndi umufana we. Uzi indirimbo ze zingahe? Nyinshi. Uretse iyo ngiyo performingaga ku ishuri, uzi indirimbo ze zose? Ntabwo zose nazimenya, ariko inyinshi ndazizi. Tutarinjira cyane muri ibyo, ndagira ngo utubwire personality yawe. Twibwire byimbitse kugira ngo n'abatakuzi batangire bumva ibyo babwira kandi bakumenye. Yego, njye nakuriye hano ku Ruyenzi, aho nakwita kuvuko, gusa mu rugo ni Musanze. Aho nakuriye nkora niga nyine bisanzwe nk'abandi bana. Inzozi zo kuririmba rero natangiye kuzigira mfite imyaka 12-13. Ni ukuvuga ngo uri umuhanzi watangiye kuririmba ufite imyaka 12. Ubase ufite ingahe? Ubu ngubu mfite imyaka 18. Urakuze? Warangije amashuri yawe? Oya, ubu ngeze mu wa 4. Wa 4? Kaminuza? Oya, segonderi. Wiga ibijyanye n'iki? Niga ibijyanye na science stream 2. Science? Stream 2. Stream 2? Ubwo ni ibijyanye n'iki? Ibijyanye nk'abantu bize kera ntabwo ibyo baba babiza. Ni ibintu birimo cyane gutwara indege. MPG nimba uyizi nyine MPG. MPG?
ni ukuvuga ngo ubumenyi bw'ikirere ahanini nibwo mwiga nibwo twiga na kandi fiziki n'ubumenyi bw'isi yose bwo yose biba birimo ibintu wabyinjiyemo temana kandi ibintu bikanganye kandi biteye n'ubwoba numva ko bikomeye abigiyemo nyine nibyo bari bamahe nashakaga kwiga multimedia nk'umuhanzi wese kugira ngo nyine mbibone mbone uko aho nazahera mfatisha mu buhanzi ariko icyatumye niga multimedia nuko naje gutekereza navuga uti n'ubundi hari ukuyiga yonyine multimedia wanabijyamo ibyo bintu ukaba wabura icyo ukora warayirangije ndavuga uti multimedia ni abashomeri oya ntabwo ari abashomeri gusa ntabwo ariko abayize bose bagira amahirwe yo kubona ibyo bakora ndavuga uti ariko ari ukwiga segonde wayirangiza ufite diporome ukaba wakiga na multimedia amezi 6 ukaba uyifite ufite na diporome ku buryo hamwe byanze wavuga uti hari ahandi nizeye ni ukuvuga ngo reka mvuge ngo ni ubumenyi bw'indege uri kubwiga ariko uvuga ngo si ibintu byanjye niko bimeze niko bimeze oya ntabwo nabyihorere kubera ko narabitangiye ntabwo nabireka ni ukuvuga ngo iyo watagiye urugendo ugomba kururangiza niyo ntego wasanze bikomeye se akaba ari nawe utigeze ubikunda birakomeye ariko iyo ibintu byose ushyizeho umutima ukagerageza ntabwo biba bikomeye cyane reka twibande ku rusenge cyangwa se ku gisate cyerekeye music ufite indirimbo zingana maze kugira indirimbo 18 izo maze kwandika ariko mana uzi ko abantu bafite indirimbo zingana gutya ari bakeya bake warazisohoye ntabwo ndazisohora harimo ebyiri maze gukorera audio kuri codinga harimo n'indi ndi gukora nshaka no gukorera video yayo zira recordinze ako nturazishyira hanze okay ni iki kiri gutuma utazisohora kandi zifite recordinze izi recordinze zo abenshi barazumvishe gusa nyine igitatuma zisohoka ngo bazibone cyane nuko channel yanjye ya YouTube ntabwo irajya hanze ku mugaragaro gusa mu minsi mike nayo irabihari ngo hamwe no gutegura YouTube channel yawe uzaba mu mazina yawe niyo mpamvu utarasohora ibyo bihangano yego byajyana niyo ndirimbo bona ntabwo ndi kuribona fresh ndirimbo uko nyiririmba cyane nza gutekereza kuri no share ndavuga uti giye kwita no share bijyanye n'inyogo cyangwa mode abantu benshi barimo bavuga uti ko no share kuko iyo ni imvugo ikunda gukoreshwa cyane i Kigali cyangwa mu mujyi iyihe mvugo no share ibintu no share uteka nyite no share ni hazina Kigali we shares Kigali we share ndiye nayise no share ntabyo gusharinga umukunzi ntabyo uwo wanjye gusa ese ni iki cyatumye uririmba iyo njyana injyana niyo cyangwa uranarapa ibintu byose kurapa ntago bindimo cyane ntago indirimbo zanjye nyinshi ndapa nakuze nkunda injyana ya afrobeat injyana igenda gake kurapa ntago ari ibintu byanjemo cyane wa muhanzi Christopher mbwese nibyo aririmba akenshi abe nawe uri kureberaho nk'icyitegererezo yego niki wamubwira cyangwa se niki umwifuza cyo mwifuzaho ni ugukomeza gukora ibintu byiza nk'uko yahereye kera abikora kandi ikindi namubwira ni ukwita ku bafana be nyine nkatwe abana tuba tumufana akajya anyuzamo akatureba byaba ngombwa akanadufasha akamenya ko tumukunda turi kumugenderaho nyine nkawe by'umwihariko ku bwanjye Christopher nk'umuhanzi mfana nk'umuhanzi nakuze mfana nkunda icyo namubwira aka kanya ni ukumenya ko nyine ari we muhanzi mu Rwanda mfatiraho icyitegererezo ibyo ndi gukora byose ari we muhanzi ndi kugenderaho nk'umuhanzi nkunda mfana yego ashobora kuzabona iki kiganiro akahita avuga ngo uyu mwana namukunze numvisha aririmba neza ubwo imbuga nkoranyambaga hari imbuga nkoranyambaga ugira ndazigira Facebook ngira Instagram Twitter tubwira amazina yabyo kugira ngo yagusacinga cyangwa se yakubonera amazina ni yandi ni Hashrodas ku
kuri IG ni hash official cya hash rodas hose urambona. Kuri Twitter ni hash rodas, kuri Facebook naho ni hash. Aho ni sawa cyane. Christopher, urabona ko uyu musore, uyu muhungu cyangwa se hash rodas aragufana, niwe afatira icyitegererezo, afite impano idasanzwe. Hanyuma nugira ibitekerezo byagutse nawe uzamutekerezeho kugira ngo bizagende neza muri muzika nyarwanda, dukomeze twaguke kandi dushyigikira abakiri batoya. Ni iki utekereza kuri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ikintu nyitekerezaho ku bijyanye n'ubuhanzi cyane cyane, ntekereza nkurikije uko abahanzi bakora buri munsi. Abahanzi baravuka barakora, ni bimwe mu bintu bizana competition mu gihugu nyine mu bahanzi, gukora cyane no kubishyiramo ubushake. Icyo mbona nkurikije uko mbona indirimbo zisohoka n'uko ibintu bikorwa, mbona ko ari igihugu mu minsi iri imbere kizatera imbere muri muzika. No kuvuga ngo ese mu muryango w'iwanyu cyangwa se muri famiye abari ngari, yaba ari igisekuru hehe naye, hari umuntu urimo w'umuhanzi? Oya, ngiye gusa. Ko ubuhanzi hari umuntu bwinjiramo agacikiriza hagati, amaze kubura sapoti cyangwa se nta bantu bamufasha kuko babizi, cyane cyane nka famiye, uracyari umunyeshuri, ni hari umuntu ufite uzabigufashamo? umuntu mfite arahari, ntago wabijyamo wenyine ngo wumve ngo uri byose byawe, ibintu byose urabyifitiye. Uramanza ugashaka abazagufasha, inshuti muri ibyo bintu bakuba hafi kugira gutera support, baguha icyizere cy'ibyo ukora. Yego barahari. Urabafite n'ababyeyi baragushyigikiye cyangwa babifata nkaho wararutse wagiye mu bintu by'uburanga? Oya, ntabwo bamfata nk'ukuraruka, bumva ko ari impano yanjye kandi nabo barabizi ko ari ibintu nkunda. Ubwo famiye cyangwa se n'ababyeyi ndetse n'abavandimwe bagushyigikiye, nizeye ko bizagenda neza kandi utazigera ucika intege. Yego niko bimeze. Agira ubutumwa usigira abagukunze, abagukurikiye bashobora kuba bifuje kuba bakumenya no mu buzima busanzwe, cyangwa se n'abakuzi, bahereza ubutumwa? Niba ugiye kubasezeranya imizigo myinshi, dore ko ngo uri gutinda gusohora ariko kandi zikaba zarakozwe, gira icyo ubabwira ubamara impungenge. Abantu abankurikiye ubu, abo mfite bamfana, bamba hafi, icyo nababwira cyo banshyigikire, bambe hafi, dufatanye, twinizeye ko ibintu bizakunda kandi nzagera aho bashaka ko ngera nk'uko nanjye nshaka kuhagera. Ugiye kujya usohora indirimbo kangahe mu mwaka? Nibikunda uko ndi kubitekereza, indirimbo ikagera hanze, abantu banjye bakabikunda, ndateganya kujya basi mu mwaka nsohoramo indirimbo 2 cyangwa 3. Iyo ya mbere watubwiye nosheye uzayishyira hanze ryari? Nzayishyira hanze mu kwezi kwa 8. Nk'umuhanzi cyangwa se urubyiruko muri rusange, uba ufite abantu b'inshuti zawe cyangwa se ukunda, cyangwa abantu ubukumbuye cyangwa se mubana mu buzima bwa buri munsi, gira abo mentioninga ubasuhuze babone ko ubitayeho. Umuntu wa mbere nsuhuza aka kanya, umwe mu bajya bamfashije, baneye courage mu byo nkora, ndasuhuza uwo bita Eni Hakore, niwe wa mbere nsuhuza. Eni ndabizi ko muzi, ndamusuhuza. Rero ni umwe mu bamfashije kuva nyitangira, twariganye, umwe mu bafashaga cyane. Wa kabiri nsuhuza, ndasuhuza umukobwa bita Cheften, niryo zina bamwita, niko yitwa Cheften. Ni umwe mu bamfana, n'ubu mbwira uti rero hashi, uti numva ufite indirimbo nziza agira usohore. Wa gatatu nsuhuza, ndasuhuza uwo bita Sando, nawe ni umwe mu bafana banjye,
ariko n'umwe no mu banenga ariko anenga agira ngo anere kuraje. hari umuntu kunenga ari ukugucarenjinga ari ukuncarenjinga aba ari sawa bakenewe nawe ndamusuhuza. Undi nsuhuza n'uwo bita Emi nawe niwe muntu njya mbona uba unyitayeho mu bintu byanjye abikurikira byose, nanjye yumve ko mukurikiye ubu ngubu musuhuje. Ndasoreza kuwo bita Patrick ni duwaye wacu aho niga nawe ndamusuhuje. tubwiye ko ngo wiga yiga kuri Collège Saint Ignace k'umujyi. Gereza ibyishimo nizeye ko bizagenda neza. Munyarwandakazi cyangwa se wumva ikinyarwanda wadukurikiye, turakwishimiye. Video zacu nakagaruka, niba wadukunze ntibagirwe gukora subscribe. Ciao ciao.